Muvandimwe, igihe kirageze ko ubuzima bwawe bufatira umwanzuro. Buriya iyo ubuzima utabuhaye icyerekezo ngo ubuhe icyerekezo kizima, ubeho wigoye, ubeho ufata imyanzuro ikwiriye, bwo buguhitiramo uko ugomba kubaho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimugahe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Kenshi na kenshi iyo umubiri tuwuretse ntidufate imyanzuro ikwiriye ngo dufate ibyemezo bizima, ugenda uko urarikiye, ugasanga umuntu abayeho ategekwa n'irari rye. Rero tubaho imyaka mikeya, muri iyo myaka mike reka twe kuyoborwa n'irari, ahubwo dufate ibyemezo bizima, dufate icyerekezo kizima, kandi ubuzima bwacu tubuhitiremo intego nzima. We kubaho nk'inyoni, we kubaho nk'inkoko, ahubwo ba umuntu, ubeho ufite icyerekezo, ubeho ufite aho